ndabaramutse nongere baha ikaze kuri YouTube channel Menya Uhinduke. Ni Kaneza wa Mugabo, kandi nkomeze mbashimire abakomeje gukanda like, abakomeje gukora share, abakomeje gukora subscription. Thank you very much everyone. Kandi nukuri izi nyigisho zikomeze zidufashe n'abaduha ibitekerezo muri inbox, cyane cyane hari abantu badakunze kwandika comments on YouTube. Namwe ndabumva rwose, nta kibazo, mujya muca mu gikari mukanyandikira bafite direct number. Ndabashimiye rero. Uyu munsi tugiye kwiga iyihe vitamine, tugiye kwiga iyihe topic idufasha kugarura urukundo mu mwimerere wacu. Tugiye kwiga inyigisho igira iti kumva abandi mu kugarura urukundo mu mwimerere warwo, kuko ni ngombwa cyane kubaho ufite ubushobozi ubasha kumva abandi. Umutima w'urugo wese burya, cyangwa se umugabo wese, ni byiza ko akwiye kuba yifitemo impano, kuko ni impano yo kumva abandi. Ikanyita impano kuko bikunze kugaragara cyane ko kuri bamwe byarabananiye. Umubare munini rero w'abagore bakunze kumva ko aribo bakwiye kumvwa, ahubwo ni byiza pe, ni nabyo rwose, ariko si buri gihe cyose bikwiye kuba bityo. Iyo myumvire ishobora gukurura amakimbirane, intonganya zidashira muri couple yanyu, muri urwo rugo rwanyu, kandi ari ikintu cyoroshye rwose gukemura, kuko byose ni mu mutwe, ni mu myumvire bibera, nta handi. Muri bya bitekerezo, muri bwa bwenge bwawe, aho ufatira icyemezo urahazi muri wowe. Aho niho rero ukwiye gutinda cyane kugira ngo habe hagufasha kumenya ibyo ubanza kuyungurura mu byemezo ugiye gushyira hanze. Ntabwo ari byiza guhora wumva ko ari wowe umugabo wawe agomba cyangwa akwiye kumva gusa, cyangwa umugabo guhora wumva ko umugore wawe agomba guhora kumva, yaba ari mu byiza cyangwa ari mu bibi. Rimwe na rimwe ufite inshingano ikomeye yo kumwumva nawe, kandi rwose ukabimwereka kumwumva, akabimenya, atari ugupfa kubikora ngo amahoro atahe. Yewe nubwo byaba bikuguye kubimwereka, kuko burya uwo ukunda uramwitangira nyine, sacrifice, ugapfa kuri icyo cyemezo ufashe, kandi wumvaga atari cyo wari gufata kubw'urukundo mukunda. Ni ngombwa rero iyo wabyitoje gukora iyo sacrifice iguha umusaruro mwiza, kandi nawe yumva ari gumushyize heza cyane hamuruhura, nawe akagukunda kurushaho, kuko umweretse ko ibyo yakoze uko utashakaga atabikoze nkana, atabigambiriye, kandi ibyo ni byerekana ubwabyo icyizere umugirira, kutihutira kumushinja, ukamwumva. Reka ntange urugero. Niba bwana yagiye mu kazi agataha bwije se atakubwiye icyamutindije, ariko aha ndavugana n'abagore bashaka koko ko abagore babereye urugo, ko abagore bitwa wa mutima w'urugo koko. Noneho bwana akaza nka saa 5, ikintu cya mbere ageze mu rugo agahita akubwira impamvu yamutindije, akisobanura. Yewe hari ubwo anaca bugufi rwose agahita gusaba imbabazi ko yatinze, kuko aba yanga kukubabaza, ataha amajoro, agutera impungenge. Ariko ugasanga umwakiranye nabi, umunabi, ntushaka kuvuga cyangwa ntushaka no kumwumva. Yaba yisobanura ugasanga uri uramuca mu ijambo. Icyo kiba ari ikimenyetso cy'uko utishimye. Nibyo, kuko nibyo koko utishimye, uba warakaye, ariko uba ukwiye kumutega amatwi akarangiza ibisobanuro bye utuje wowe, kuko muri iryo tuze ryo kumwumva niho ugenda ukora gusesengura, analysis y'ibyo akubwira, kugira ngo umenye niba koko nta kibi yari arimo, ntari wakubeshya. Niba ari wanahangayitse wumva igipimo cy'uburakari se wari wagize kikamanuka, ubundi amahoro agataha hagati yanyu, ntihabeho intonganya rwose. Ubwo icyo kintu gikoze wihangana ukamwumva, cyubaka igipimo cyo kwizerana hagati yanyu, kigahora cyuzuye, kuko bwanazi neza ko umwumva, ntavunika, ntacyo yanaguhisha icyo gihe, kuko azi ko umwumva. Ibyo yakwereka byose aba yiteguye ko uri bumwumve, mukajya inama, ukaba wanamukebura se, ariko habashe kubaho kumwumva, atari we gusa ufite iyo nshingano yo kukumva.
ibi biramanuka bikagera muri bimwe dukunze gukora nka za surprise, ama gifts, impano duhana hagati yacu, udushya twinshi abakundana bose bakunze gukora muri iyi si. Si byiza rero kumva ko ubwana niwe ukwiye guhora yagusohokanye se, kumwe abantu bagira weekend bakajya ahantu kwifata neza. Akenshi bigaragara ko abagabo ari bo bakunze gupropoza, gusaba abagore babo gusohoka cyangwa se kubaha impano. Usanga ari abagabo bakunze guha abadamu babo impano. Ibyo rero byerekana ko wowe madamu niwe ukwiye guhabwa gusa hoya, ndetse kumva gusa hoya, ko ariwe bagomba guha gusa se hoya. Uzi ukuntu byaba byiza ugiye uvuga uti chérie, ndagutumiye itariki ni uzitegure, shaka kujyana ahantu ku mazi nka Kivu se, za Karongi, ku mafaranga yawe niba uyafite, kuko bamwe na bamwe ba mutima w'urugo baba baragira umugisha bakora pe bafite umushahara wabo. Bwana icyo gihe uzi icyo ubukozi biramutunga rwose, ntabwo aba abyiyumvishe. Umunsi iyo ugeze aba yavuye hasi mu bwonko, yishimye, yumva byashyushye ku buryo ushobora no kuba yakwigamba ku bagabo bagenzi be ko afite sorti na madame, ubundi mukagenda mukagira ibihe byiza. Kandi rwose biba byiza kurusha iyo mugenda atari bwana wabisabye, kuko hari igihe umugabo avuga ngo akosheri wazasohokanye, wajya usohokana kweri. Iyo rero wabyibwirije ukamusaba iyo sorti akakwemera, nawe ntako bisa, kuko ubundi ni ibisanzwe kumva ko bwana gusohokana. Ibyo turabimenyereye, niko isi yari imaze kumenyera. Ubundi ukaba rimwe watumiza se nka costume nziza, ndavuga ikoti ku bagabo ifite ibara ritandukanye nizo yiguriye, cyangwa ubizi neza ko yirirwa avuga ko akeneye iryo bara ariko atarabasha kuryigurira, ukayishaka ikoti nziza rwose isobanutse. Ariko ku bushobozi bwanyu nyine, simvuze ngo ujye kwiba wimanikire rwose ushaka ibihenze kandi utabishoboye. Ibyo ntabwo byaba ari byo, nta gukiranuka kwawe kurimo. Hanyuma ukayizana iyo koti, ndimo ukayishyira ku gitanda cyanyu adahari atarataha, ubundi ukigumira muri salon, agataha akinjira mu cyumba, rya koti akaba ari ryo rimwakira. Ayaya, uzumva umuntu avugije induru rwose. Mbere yuko ava mu cyumba hazaba habayeho ibintu birenze ari wenyine, keretse ufite nka kamera kashe nibwo wayibona, naho ubundi bibonwa nawe n'Imana ye gusa, kuko niyo itureba aho turi hose. Ubwo rero urabyumva, ibyo bizagenda bibikwa ahantu mu mutima we, cyangwa memory idashira. Aryambare naca ahantu bambwira bati uraberewe wasi, nawe icyo gihe asubiza merci nziza, asubiza ko iri koti waribonye ni irya madamu waribonye, asubiza nkaho ari ikoti rya madamu ari wowe uryambara ari iryawe, nkaho wari mutije kubera kurengwa ibyishimo byinshi. Kandi ibi ni byiza kubikora atari uko mwashwanye. Hari ubwo abantu bakora ibintu nk'ibi iyo bashwanye, mukiyunga, none mwamara kwiyunga ugasa nk'ushaka kuziba icyo cyuka cyari cyazamutse. Oya, nanone ibyo si byiza, kuko azajya aryambara yego, ariko ibuke ahubwo iri koti nubwo ryambaye ryaje kubera ko twe twatunganye. Iga gukora gashya mu gihe cyiza, kuko ibyo bizajya binesha umwuka mubi wari wose waba ushatse kuzamuka. Intonganya zashaka kuzamuka zizajya zihora ziganzwa n'utwo dushya umukorera. Ibi byerekana ko nawe uba umwumva, umugabo wawe umwumva. Cya gihe iyo yaguhaye gift za sorti nawe uramwituye, ako gaciro aguha urakumva cyane, ukabyiyumvisha. Noneho ibyo ngibyo nta kindi ni ukumusubiza, nawe ukamusohokana, nawe ukamuha izo mpano. Mbese kubimukorera nk'uko aba yarabigukoreye, kandi udahatwa cyangwa atari ukuzuza umuhango. Ubikore kuko bikurimo, niko uteye, kumwe bavuga ngo niko wabaye. Uko niko biba biryoshye, bitanga ubusabane buhoraho, na rwa rukundo rukagaruka mu mwimerere, kandi ugahora ubiharanira kubigenza utyo. Yewe n'abana mwabyaye uzarebe niba mwaragize umugisha mu bafite uko kuntu uba umeze, ibyo bikorwa uba ukorera umugabo wawe ubatuza bucece. Ni training nziza cyane rwose. Ntabwo uzavuna iki gihe bazakura bagashaka kurongorwa cyangwa se nabo kurongora,
ntabwo umwana wawe uzavunika umubwira uti icara hano mwana nkugire uko bafata umugabo. Uramenye nujya kurongora dore ubaye umugabo uzajya umenya gufata umugore gutya. Nawe mwana wanjye w'umukobwa ugiye kurongorwa uzajya ufata umugabo gutya. Hoya wivunika. Twebwe turi indorerwamo abana bireberamo umunsi ku wundi. Niyo mpamvu tugomba kuba extremely careful y'ibyo dukora. Ndakubwiza ukuri rero yumva papa wabo bakakumva naga training keza nabo nibakura bazagenza batyo. Ntabwo muzavunika rwose mubakora bridal shower. Bazaba baturutse muri wa muryango umeze utyo. Bazagenda batange ibyo mwabahaye, ibyo mwababitsemo. Yego ngaho nguko rero mbashimire cyane. Murakoze gukomeza gukurikira inyigisho zamenya uhinduke, kandi nizere ko izi nyigisho ziratuma abantu bamwe na bamwe mumenya mugahinduka, amakimbirane agenda agabanuka ava kuri degré mbi yari iriho, kuko turabizi hano hanze abantu bararushye. Abantu bamwe na bamwe barataha mu rugo ati amasaha yo gutarageze, ukumva ari doze ari cujije ku cy'amasaha ageze, kandi byari byiza ubundi. Kubera iki? Kubera ko avuga ati ndatashye se sha madama azabyumve ko natashye kare. Niba ari umugore ndatashye se sha nzatahe umugabo wanjye amenye ko natashye kare, amenye ko nitanze nanze kugira aho nca kubera musange. Uku kumvana kubeho kwaguki. Umugore wawe nategura projet agahumba mwumve. Umugabo wawe nategura projet ntigenda uko yabipanze mwumve, kuko siwe wanze kunguka. Ni ibintu byoroshye cyane. Ejo navuga nabi mwumve. Ntabwo ari wowe wishimiye kuvuga nabi, se ni byiza? Ntabwo ari byiza. Mwumve hari cyabiteye ahubwo. Ibyo twagiye dukomeza kubyiga, ntitukazajye twica gitera, tujye twica icyabimuteye. Kurenza amaso ukajya inyuma ugashakisha ukajya ku isoko. Murakoze rero, ndabashimiye kandi nkomeje gushimira cyane cyane abantu bakora like, abantu bakora subscription, abantu bakora share. Nukuri murakoze. Ni Kaneza umugabo. Dukomeze duhugurane, dukomeze duhwiturane ku bintu bituma urukundo rwacu rugaruka mu mwimerere warwo. Murakoze, murakarama.